Yes, ndabasuje cyane mbifurije umugoroba mwiza mwe mudukurikiye ku muyoboro wanyu wa YouTube channel Rwanda Blessed TV. Mbahaye ikaze mu makuru yacu y'uno mugoroba mugiye kuyagizwaho nanjye Kamana Alfred the teacher. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero mbagezaho amakuru agezweho, ubu ngiye kubabwira noneho ku ngingo zikurikira. Wowe icyo ngusaba ni ugukora subscribe aho hasi byanditseho kugira ngo uzajye ukurikira ibiganiro byacu ntihakagire na kimwe kigucika. Reka dukubite tubangura rero. Ubu noneho M23 irimo irabarura abaturage bose batuye mu mujyi wa Goma, aho iki gikorwa cyo kubarura abaturage cyaherukaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1943 ku bwa Mobutu Sese Seko. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka ndetse na AFC muri rusange akomeje guhamagara abaturage bahunze igihugu kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Tshisekedi. Nyakubahwa Perezida w'igihugu cya Democratic Republic of Congo Antoine Felix Tshisekedi yahunze igihugu cye nyuma yo kubona ingabo ze za FARDC zirimo zikubitwa umusubirizo, maze ahitamo kujya guhungira muri Angola aho yatse ubuhungiro bw'igihe gito. Reka amakuru yacu tuze tuyarambure mu kanya rero, mbanze nsome ku mazi nawe ubu ukora subscribe wowe utarayikora. Umuyobozi w'umujyi wa Goma Katemondorienne Julienne yamaze gutangaza ko hashyizweho dosiye y'ikoranabuhanga izajya ifasha abaturage kubarurwa, ndetse iki gikorwa kikaba cyaherukaga kera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1983 ku bwa Mobutu Sese Seko, hacimo imyaka igera kuri 40. Akomeza avuga kandi ko abatsinzwe urugamba aribo Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC banze kwishyikiriza amaboko ya M23. Ibi bizabafasha kugira ngo babafate ndetse bakazafatwa nk'abanzi mu gihe bo banze kwishyikiriza amaboko ya M23. Abahanga b'ikigo cya ADPCO, ikigo cy'ikoranabuhanga mu mujyi wa Goma, batangaje ko izi porogaramu zizabafasha kubika ndetse no guhuza amakuru. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwashishikarije buri muturage wese kwibaruza kuko ari ubuntu, ndetse baboneraho no kuvuga ko umuntu wese uzafatwa ari kwaka amafaranga ngo abarure azabihanirwamo bitewe n'icyo amategeko ateganya. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka ndetse na AFC muri rusange akomeje guhamagarira abaturage bahunze igihugu kugira ngo bagaruke kuko amahoro yamaze kongera kuboneka. Akaba yamaze gutangaza ko wagiye ahunze ubutegetsi bubi yagaruka. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku mupaka wa Rusizi uhuza u Rwanda na Congo, aho yagiraga ati abahunze intambara. Ibyo byose ni ingaruka z'imiyoborere mibi, kandi intambara ikaba yarabaye mu rwego rwo gushaka uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Congo. Yavuze ko bagiye gusaba guverinoma ya Congo kugirana ibiganiro, ariko kandi ngo niba byanga hazafatwa indi myanzuro. Abajijwe niba hari gahunda yo gukomeza kurwana afite, yasubije ko nta gahunda ihari ndetse ko atari cyo bashyize imbere, kuko ngo icyo bashyize imbere ari ibiganiro hagati yabo na leta. Ndetse kandi akomeza avuga ngo aho bariho hari amahoro, ariko ahatari amahoro n'ahari ingabo za Congo, ngo kuko bagikomeje ibikorwa byabo byo kubuza umuturage uburenganzira bwe. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kwaka ubuhungiro mu gihe ingabo ze zimaze gukubitwa, ahitamo kwaka ubuhungiro mu gihugu cya Angola, ubuhungiro bw'igihe gitoya. Yari yabigaragaje na mbere ubwo yavugaga ko nasaba ubuhungiro bazabumuha, ati yego. None akaba yamaze kwaka ubuhungiro, ndetse biravugwa ko yaba yamaze kugenda. Ingabo ze zirimo zirirukanka nyuma y'uko bamaze gukubitwa na M23, n'ingabo z'abarundi nazo zikaba zirimo zipakira utwazo zikiruka zigahunga. Ibi bikomeje kuba kandi mu gihe na mugenzi we w'umurundi batsindiwe rimwe bose, kandi nk'uko bigaragara nawe ntiyorohewe, dore ko abarundi bakomeje kumwotsa igitutu cyane nyuma yo kuvuga cyangwa se gutangaza amagambo amwe n'amwe mabi kandi agiye akomeye
bamwe bavuga ko ashobora no gukururira igihugu cyabo akaga. Umuvugizi w'akaba n'umujyanama we aherutse gutuka abanyarwanda ko ari iminyorogoto ijagata. Ibi byose bikomeje kugaragaza ko aba bagabo nta ndero bafite, nyuma y'uko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko byakubita u Rwanda mu masaha abiri. Aya magambo akunda kugenda atangaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga rero niyo atuma abantu benshi babona ko atari seriye, ndetse havutse imitwe itatu imurwanya mu gihugu cy'u Burundi, ari umutwe wa mbere witwa FRB, undi ukitwa UPR, undi ukitwa UPF. Iyo mitwe yose uko ari itatu ikaba itagivuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi. Naho si by'umupaka wa Kamanyora uhuza u Rwanda na Congo mwaba mwabimenye. M23 yamaze kubita ahagana masaha mu gitondo, humvikanye urusaku rw'amasasu. M23 irimo guhashya FRDC ndetse yamaze kuyigarurira bidasubirwaho. Noneho abaturage bari ku byishimo bidasanzwe bavuga bati intare za Sarambwe ziradukijije. Rero amakuru yacu tuyasoreje aha ngaha. Mu gihe wowe utarakora subscribe, ukwiye kubanza ugakora kuri iryo jambo ryanditse ngo subscribe, ukarikoraho maze ugakora like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu bikurikira. Njyewe nari Kamana Alfred the Teacher, iyi ni Rwanda Blessed TV. Ibiganiro byo naho mu kanya ndakomeza mbabwira andi makuru. Ciao.